Banyarwandakazi, Banyarwanda, ndi Mupende. Nongeye kubasuhuza nanone. Ahenshi igihe mbagezaho amateka ya politike y'u Rwanda, aho ruvuye, aho rwerekera. Uyu munsi turibanda ku mateka ya Kagame yo kwica no gukandamiza abamugejeje kuri buriya butegetsi. Paul Kagame agiye kuzava ku isi ajimije imiryango y'Abanyarwanda myinshi. Mu by'ukuri numva hari icyuho kinini cyane mu myumvire y'Abanyarwanda, urubyiruko rwo mu moko yose y'Abanyarwanda, maze bigatuma ndibwa cyane ngo mbagezeho amateka cyane cyane ataramenyekanye, kandi nta handi Abanyarwanda bayakura, kuko ni bake bayazi bashobora kugira icyo bayavugaho. Ubu hari impamvu nyinshi ndazirengagiza muri iki kiganiro, nzazisubiraho ubutaha. Icyambere, ubu mba nibuka abo twabanye mu gisirikare, bari barigize ba maneko, abantangagaho raporo ku kurwanya akarengane n'uburyo ubuyobozi bwa Kagame nangwa ubutegetsi bwe nabutekerezagaho igihe cyose. Uko nangaga ibikorwa bya Kagame yari yaratoje, na cyane cyane abari mu ngabo, n'ako karengane kose karanze igisirikare cy'inkotanyi nakangaga urunuka. Hafi y'abantu bose bari hamwe nanjye, bari barihaye kumpinduramo akazi, ndetse rwose abenshi bakaza no kugahemberwa. Abo bose ubu Kagame nabo arabibahembera. Bamwe bari hanze y'igihugu, ntibahamereye neza kubera ko kamere idakorwa na reka. Abandi bari mu Rwanda Kagame yarafashe anaga mu cyobo, yabatemeho itaka, nk'uko abenshi muri bo bajyaga babyirata, barata iyo mikorere ya Kagame. Abandi benshi bariho batariho. Ibi ni ukuri, ndabivugira yuko bye mu kurwanya akarengane hariya kwa Kagame sinigeze nceceka kugeza ubwo namubishije, kandi akazi n'ubu karacyakomeza, biracyajya munano. Icyo nicyo nkundira uyu muyoboro wa YouTube. Mvuga icyo nkeneye nkakivugiraho ngishakiye, ntabwo ngomba interview kandi nta airtime nsabwa. Rero mvuga icyo nshatse ku masaha nshatse, kasobanurira Abanyarwanda ido nido ku mugani w'Abarundi. nanone
ndamenyesha abanyarwanda ibyo nkora aha n'ibyo mvuga ntago ndi YouTuber, ntabwo ari ukubigaya, mfite ibintunze. Uyu ni umwanya wanjye sacrificinga nka revolutionary. Amateka yanjye ndayavuga, arivuga. Ndi umukorerabushake ukorera igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, kuko umusaruro urimo ufitiye abanyarwanda benshi akamaro kanini cyane k'ejo habo hazaza. Once revolutionary, you die one. Ni ukuvuga ngo iyo uri impirimbanyi ntibikuvamo, ibyo uharanira iyo bidatunganye, bidahari, bitageze ku ntego, upfa ukibiharanira. Iri ni ihame kandi niko nteye, niko ndateze. Imibare y'abantu bishwe na Kagame kuva mu ntangiriro y'intambara ya 1990, abahutu, abatwa, abatutsi, ntibabarika. Kagame yarambutse ajya muri Kongo arica, murabizi. Kagame yishe abaperezida 3 ku kuboko kwe. Kagame yishe ibihumbi by'amagana mu bihugu duturanye mu karere no mu gihugu cye cy'u Rwanda. Kagame niwe mu perezida wishe abo bafatanyije kurwana intambara yitwaga impinduramatwara, ariko mu by'ukuri Kagame we yashakaga kwicara ku ntebe gusa akishakishiriza ubukiri, naho iby'intego, inyungu rusange, ibyitwa collateral damages, ibizahungabana n'izindi ngaruka z'intambara, Kagame ntabyo yigeze yitaho. Ari nayo mpamvu habayeho za genocide n'ukundi kwicana kwakurikiyeho kutabariwe kuri genocide. Ibyo mvuga ndabizi cyane, kandi byose iteka iyo mbivuga ibi aba ari prelude, mba nzabivuga igihe cyose nkabisobanura elaborately. Icyambere, kuko igihe cyose Kagame yari afite abamukoresha mu yindi si yo hanze, itari no mu karere kacu, dore ko atigeze ababarana n'abarwanyi b'inkotanyi b'icyo gihe. Kagame ntimujya mumenya abanyarwandakazi, ntiyigeze yitana na busa cyangwa ngo agirire impuhwe abarwanyi ba RPF mu buryo ubwo ari bwo bwose. Yayoboraga iriya ntambara nk'umumasarineri, nk'amasanare, iteka ryose. Ibi mvuga ndabizi. Biriya avuga ngo agira ibyago kuba yaravutse mu banyarwanda, ni ukuri kose. Ku rugamba Kagame yasaga n'udafitanye isano natwe na busa. Ibi bifite ingingo nyinshi za gihamya. Icya kabiri, Kagame uwo nabonye nawe, negeranye nawe bya hafi, numvise, ntiyigeze agira ikintu bita camaraderie, ntiyigeze agira ikintu cyitwa fraternity y'abarwanashyaka igiranga izindi nyeshyamba cyangwa abarevolutionary. Mu babayeho bose tuzi bo mu karere n'abo twumvise mu mateka, ni Kagame utarigeze agira fraternity nangwa camaraderie y'abarwanyi, kuko yasaga naho ari intumwa, yasaga naho ari masanare ubwe, uduhedinga, utuyobora, akoresha imbaraga zo hanze, behind the scenes. Abenshi twasomye ibitabo, abandi bakoze za revolution z'imbere yacu, twarabonanye, abandi twarabanye, zimwe twazibayemo, dore ko tutarabana imugoroba,
tumaze kabiri izo revolution twagiye kugira Rwanda twarabivuyemo ibisa nabyo, ari naho twavanye ubumenyi nangwa uburyo bwo kuza gukora ibi byitwa ko kurwana ntambara gucyura abanyarwanda. Ivyo niko mbyita. Ayo mazina yandi yose ni propaganda ya Kagame na nuriya wangiritse witwa Kabarebe. Intambara zabayeho mbere zari zo ku mpindura amatwara mu bihugu byo duturanye mu karere, intambara zo kwigobotora ubukandamize bw'abagashaka buhake. Izo ntambara zose abazibayemo ntabwo bageze no muri leta zabo, ntabwo bigeze babaye ba comrades, barubahanye, barayoboranye. Ariko Kagame ikijabo yarwanye nanye nabo bose abanyamuryango ba RPF, ingabo zose arema ingabo z'inshya zajya zikoma mu mashyi abo mwami w'Ibwedihe nk'aba wundi twabonye twumvishije. Ababaye muri Mozambique barwana intambara zabo zo kwibohora ku bazungu, abo muri Angola, abo muri Zimbabwe, aba ANC bo muri South Africa, aba Namibia na Uganda, ubwacu abenshi twabayemo baraho mu Rwanda, ari nabo Kagame ari magaraguza gati. Muri abo bose nta wigeze yica cyangwa ngo akandamize ngo atsembe abo yitwa ko bari bafatanyije kurwanira inyungu zimwe rusange, usibye Kagame. Kuko Kagame umushinga we wari utandukanye n'ibyo twatekerezaga mu mitwe yacu, we yatangiraho kare cyane. Mwese mwibuke ko Kagame Bere yabaye perezida titulaire muri 2000 byuzuye 2001 aribwo cyasiyuminga presidency. Abantu batangiye kwiruka nk'abarahunga. Mwibuka abantu batangiye guhunga Kagame akirya ubwa perezida, akimara gukora kudeta kuri Pasteur Bizimungu, Speaker of Parliament, perezida wayo Sebarenzi ahita yirukanka. Abantu benshi barirukanka, bamwe banje kumuhunga akiri vice president kuko nubundi yari de facto president. Abantu twese muri 2001 turahunga abasirikare bakuru, 2002 ba ministeri barahunga, ba generali. Icyo gihe cyose u Rwanda rwavuzemo induru kugera n'uyu munsi, kuko Kagame ni umwako u Rwanda rwagize. Mumbabarire ukoresha ayo magambo n'amanyarwanda sigiwe yaremye. Ubumwe bw'abanyarwanda uroye twebwe bari munkotanyi aribwo twumvaga ari kwisonga, aricyo twarwaniraga, n'ubwiyunge, umutekano, amahoro ndetse n'amajyambere. Ibi byose mwumva Kagame nabeye nta cyagezweho, nta na kimwe gihari. Amajyambere ya Kagame ni fake, n'ubucuruzi bwakora akabupublicizinga ku isi yose, u Rwanda rukitwa rwabonye amajyambere. Ibi byose ni propaganda za Kagame n'abakorera gusa. Hari abo Kagame akorera, hari abamushyize ku butegetsi, hari abamushyigikiye, bareba ibyo akora kanamiza abanyarwanda ntacyo ribatwaye. Inyubako z'i Kigali Kagame yirirwa arata afotora, ntacyo zimariye abanyarwanda, ntacyo zimariye umunyarwanda uri Kibungo, uri Kibuye, uri Gikongoro, utagira icyo atameka abana be, ufite abana baburara batajya ku ishuri, ufite inzu iriho umuvira. Imari iki iyo nzu iri Kigali ya Kagame yerekana, ikurura ngo abakerarugendo n'abandi nk'abo. Abanyenganda mu mahanga baza bagatanga imisoro bagaha Kagame, agashyira mufuka
n'umuryango we. Ibi byose Kagame akora bimariye icyo abaturage biyizi bari mu gitindi kibi cyane cya nyakuye, bari mu mpande n'impande z'igihugu hirya no hino. Ahubwo Kagame akabasoresha imisoro ikomeye cyane batagira naho bakura. Kagame ni runyonyuzi. Muri za revolution zose zabayeho, Kagame niwe wenyine werekanye ubugome bwo kumaraho abo bafatanije nawe urugamba, ndetse agasa n'ugamije rwose kubasibanganya burundu. Kandi kubera uyu muvuduko koko yabigizemo, bisa naho wari umugambi we na mbere yuko intambara itangira. Kagame yatangiriyeho kuva mu ishyamba, yabaga kuva muri za 90, atangira yica, akomeza yica yigizayo, ndetse benshi bari bamwegereye. Ariko twese abari mu ntambara n'abari mu muryango wa FPR, nta muntu wigeze agira akanunu ko kumenya imigambi ya Kagame, dore ko twese twari duhugiye kuri iyo ntambara turiho turwana. Umushenzi yaraduhemukiye cyane. Ni muri urwo rwego Kagame yisha abantu mu ntambara, bamwe bakitirwa ko barashwe n'umwanzi. Aho harimo bano ba Gato bishe bagira ngo atazamena amabanga yuko y'uruhare yagize mu rupfu rwa Rwegema. Hari umugabo Gahinda kapiteni, hari umugabo John Kamanzi kapiteni, n'abandi benshi. Nk'abo ba Kamanzi yabajije ibyo bintu byose bifite ibisanira nuko bafite ingingimira yuko ibintu byari bimeze. Ibyo bibazaga bigiye gukurikiraho Kagame atangiye kugenda yica abantu, kuko bateye impungenge n'izo mfu zari zimaze gupfa kubaho za Rwigema n'ababunyenyezi. Aza kubahimbahimbira ibyaha, afatanya na Kayumba babarundarundanyiriza ibyaha. Je sinzajya ndeka kuvuga Nyamwasuyu. Nyamwasuyu yateye Kagame imbaraga zo kutumara, atubamo batubera imungu, baturimo baratuzonga, batumaramo abantu. Dore ko nabo baje ibyo nahoze mvuga, baje kumarana. Mwabonye ko bakurikirana bakarasana. Nicyo kivamo, niko bigenda. Kayumba yafashe Kagame cyane kumara bagenzi be, yumva ko ari we aho abo bose yavukuraga bava ari uzahagarara. Ariko byaje kurangira bite? Reka nkomeze n'ikiganiro. Icyambere, Kagame yakoraga nk'aho atari umunyarwanda, yakoraga koko nk'aho atari umwe muri twebwe. Ukibaza icyo atekereza niyo twerekeza. So twarwanye intambara bihiri buriya abantu batajya bimenya. Twarwanye intambara yo gutekereza confusion Kagame yadushyizemo, n'ukuntu arimo dutoratoramo aturobarobamo abantu afatanyije na Kayumba n'abandi n'izindi mbaraga yavanaga hanze, no kurwana n'intambara yabo twari duhanganye nyine. Abayobozi bakuru bose kubera ko batinya uko hashobora kuzaba kumwihoreraho uko yareresha abo bantu bose barafite amasano natwe twese, bari baratuyoboye, twari dufite amasano yo kumenyana, dufite amasano y'icyo twari dusangiye. Nta wari wishimiye Kagame ibyo yakoze. Abo rero uwo yatinyaga wese Kagame yaramwicaga. Bityo tujya kwegera Kigali, ukurikiye uvuye kuri abo yishiye mu ishyamba, tujya kuyobora Kigali yabanje kuramo abantu bitwa Banduguteye, wari OOC, ubundi yitwaga Twahisi OOC, ariko mu ncamake giye mwita OOC ko neuro operation command y'intambara. Amukuramo hariya Byumba, akuramo sitore y'ubuye batayo ya 21,
akuramo agashumba ariwe actually zari ibintu bitari batayo, byari ibintu bifite abasirikare 2,000 na zitwa za mobile force chari mobile force 21st bari abasirikare yari imitwe y'ingabo ikomeye cyane minini. Abo bose yabakuyemo batangiye gutera amaso mu kirere cya Kigali, abakuramo arabajugunya. N'abandi benshi Kagame yicaje maze agatangira gutora za ngabo ze zayoborwa na Kabarebe arizo zerekera Kigali ko yaraga intambara igiye kurangira. Abo bantu bagera i Kigali bahageze ari nka rubanda rusanzwe, bari psychologically tortured, batazi naho babarirwa kuva ubwo na n'uyu munsi. Muri leta Kagame yatangije kubaka ingabo ze na Kabarebe ku mugaragaro, ari nako apanga rwose kwigiza gukuraho yitoza kuba perezida no kwigizayo bizimungu ko imbaraga za gisirikare zifite. Bakanyarengwa abo ngabo bose yabakatiye mu ntoki. Abari abakuru b'umuryango wa FPR byahise birangiriraho. Izo ngabo za Kagame zigizwe n'amaescort yose hoze akorewe na Kabarebe n'ubundi kwa Kagame, ndetse n'ingabo za Kayumba niko bari babipanze babiteguraga, zagiye ziva muri DMI, abazanaga amakuru, ababegaga ngo abarwanya Kagame, abanzi ba inside internal enemies, inyanga Rwanda niko batwitaga abenshi. Ayo mazina rwose twavuye tuyafite yamutabizi. So izo ngabo zari zigizwe na escort na ba DMI hamwe n'ibindi byitso Kagame na Kayumba bari baratoye hirya no hino mu ngabo za RPF, za RPA no muri RPA. Igihe cya struggle cyose kuko Kagame yamaze igihe yubaka ibintu bye, atwubakiramo ibintu bye, abandi twari bikoresho gusa. Mu rwego rwo guca intege rero burundu abo bose atifuzaga no kubaka icyo gisirikare cye cya bwite kina Kabarebe, yatangije ibyo bita demob. Iyo yabaye intandaro yo kwirukana badashaka bose, kwikiza badashaka bose, abakuramo bigayitse. Ndibuka demob ya mbere yarimo abantu b'abasirikare binjiye no muri za kera za 1981 abo bose nabonye ukuntu bagaragurika, basanze Gashora n'igihe nari nongereje wahayoboraga muganga. Nadirinze nabo rero n'ibibazo byabo, bamwe baraswa mu giturage, abantu yarabatunguye, arabababaza cyane. Abo bantu n'ubu sinzabibagirwa. Kagame yabavanyemo nk'imbwa, nk'abatarigeze bahagaragara muri ya ntambara. Abo bantu bakuwe mu gisirikare n'imperekeza zabo bari baragenewe amafaranga menshi yaratanzwe n'amahanga, ntazo babonye. Bityo icyambere bari bagiye nko mu gihano, barakeneshejwe, babima imirimo bakora, babima uburyo, babuze uburyo. Aho ndetse abavugaga abari bakuru muri bo niho kuroga kwatangiriye gukomeye cyane mu gihugu hose. Ugiye kwivuza bakamuroga, ushakuje bakamuroga, uburozi butangira kusasana mu gihugu cyose. Ubwo ni muri za 1995-96 Kagame yakurikijeho kuroga buri umwe wese ashaka kwikiza, yaba ari mu gisirikare, yaba ari muri FPR, yaba ari uwamuhunze uri hanze y'igihugu. Bose Kagame uburozi bwatangiye kunyanyagizwa muri za ambasade hose no gutoza intore zizakora umurimo. Rero banyarwanda kazi, banyarwanda, buriya burozi bwa Karemera bamugaburiye bukaba bwaramuviremo gupfa ejo bundi. Ntabwo ari ubwa none. Icyambere, abantu herogaga ajya kuroga na Karemera ejo bundi, uburozi bwari bushingiye ko igihe cyo kwa Kagame cyari kirangiye nk'abandi bose bamubanjirije.
ko agomba gupfa. Icya kabiri, Karemera yijwe mu nshingano Kagame amaze kumwanga. Nabwe ko abantu boheza benshi hanze b'ambasaderi bari abasirikare n'abantu bakoranye muri inkotanyi. Iyo kohereje hanze benshi abari kukwikiza, ari ukudashaka influence yawe mu gihugu, abashaka kugushaka, abarimo kugushakaho ibyaha, abari kumo kugukurikirana, ubarangiye kuko ntushobora kugira amahoro. Niko bigenza rwose, kuko burya ntaba kwizeye, kuko foreign mission ni ukuvuga ngo abundi wakaba independent ukareba n'ibintu byo hanze, ariko agushyira kugira ngo nigerageza rya nyuma. Mwese mujye munabimenya nabo bahaza ambassade na za tashe militaire n'ibiki. So yamwereje mu nshingano zari zananiwe Kamari Karegesa Inyansi nangwe Ignatius. Amweza mwegerageza kandi yaramwanze, agira ngo arebe ko uko azakorana n'abariya bari baramuhunze barimo Karijya na Nyamwasa, kubera threat bamuteraga, kubera ko bari bamaze kujya muri opposition nkatwe twese. Karemera rero yafesinze challenge yuko yanzwe no guhabwa task actually mugerageza atari bushore kwa compressinga. Ni nako yavanyweyo, nkuko wari waramubajije byamugendekeye. Yaraje baramutamika, baramuhereza, Kagame musezeraho gutyo. Ubwo burozi niwe yumva n'imvano yo kumutamika. Uburozi bwaje kumuviramo zira kuriya kubora kwa kansa akarinda apfa. Kamari wari wabanje bamutumye Karegeye Bugande wamukurikirane ko yari Bugande, bati nguwo fatiraho. Kamari of course ntebishoboye, Karegeye yari fite ubwenge bwe n'inshuti n'uburyo na connection, anyuraho ajya Kenya, bati kurikirana ati gushumuriza nka bya bindi byimbwa. Of course ntago byajya gushoboka. Karegeye aba yamuciye amaboko, yambutse yagiye South Africa. Kagame yarabahamagaye Kamari amutuka bibi cyane, amuhindura ambassade, ati kurikira ujye kurangira mission niwanga nzakwambura ubuzima. Kamari yaragiye koko biramunanira, atangira gusobanura ko bitashoboka, bidakoreka kwica abantu mu gihugu cyo hanze n'ingaruka bizagira. Kagame yaramuhamagaye muri retreat yari ku Gisenyi, amutukira imbere y'abari bateraniye aho, amugabiza iriya nkotsa mushiki wabo. Utazi ibintu iyo biva niyo bijya, ngo avuga Icyongereza n'Igifaransa da, ngo ubwo ngono ubutwari, ngo nawe intwari iraho ngaho, ngo n'umunyarwanda kazi ukomeye. Aramuteza, aramwangiriza. Kamari ibintu yakoze, umusanzu yagize mu ntambara y'inkotanyi yagejeje Kagame ku butegetsi, za Kongo, mu Banyamurenge, mu Banyarucuru, mu Buganda, mu kumobarazinga, ari umukada ukomeye. Yamuteje mushiki wabo, aramwandagaza, muninyaho. Arangije amuvana aho ngaho, bamutambikana mu modoka, bamutwara nk'intumbi yapfuye, bakubita bajyana bajugunya muri kami, bamukorera ibyamfura mbi, bamushingagura inshinge mu bugabo, bamujugunya mu nyurura, bamuvanyamo yaraboze, ararwara igihe kirekire, ntiyahawe chance yo kuvurwa n'imwe. Amaze kubora neza nkuko Kagame abyifuza, aramure kujya mu Buhinde kugira ngo ajye gupfa, kubera ko yananiwe kwica no kwicisha ngo abarwanya Kagame na Karemera n'ibyo yazize. Rero ibi mbagira nk'umura abana babo, abo imiryango duhuriraho, abantu ngo bamenye ukuri kumwicanyi, k'umuntu witwa ko ayoboye u Rwanda, na cyane cyane abantu b'Abatutsi bakunje gushingiza, bavuga ko ariyo mana yabo, ngo ubakingiye urukuta rubakingiye Abahutu ngo bazaza kubamara. Iyo ideology nayo nzayivugaho, ntimukwiriye kuyibayinga, ntago mukwiriye gutamira urwo runyobwa, ntabwo ari byo, siko biteye.
arangije abo ambasaderi rero ntari narangiza n'ikiganiro cy'abo ambasaderi natandukiriye mugiye mumbabarira. Muri ibi bihe bikurikira rero Kagame yagiye yikiza abagaba b'ingabo nangwa abayobozi b'ingabo barapiye mu bihe bya mbere. Yarabagerageje mwegereza kubatega za mine, kubatega za ambusikadi. Abamunaniye yaje kubicisha uburozi, barimo Nduguteye, barimo Bagire, barimo Ngoga n'abandi benshi ntashobora kurondora ahangaha. Kandi uwamaraga kurwara wese yarariye uburozi, bakanga ko ajya kwivuza, habe nubwo yabaga ashobora rwose kwimitingirizo bills, ndavuga kwishyurira kugira ngo nyine bapfa uko Kagame abishaka. Hanyuma kandi abo bose bapfaga kubera propaganda Kagame yakoraga mu Banyarwanda. Kagame na Kabarebe bavugaga bagatanga amakuru ko bishwe na sida. Abagabo bose basize abo bari barashakanye, kandi bose abo badamu abo bari barashakanye nibataraga kugeza kuri uyu munsi. Ni ukuvuga ko bameze neza, ndetse abandi muri bo ubu barashatse, bubatse ingo zabo neza, ndetse barabyaye barakomeza barororoka. Murumva ko rero abo bari barashakanye bapfuye imyaka 20-30 ishize bararwaye sida, n'abandi bakaba bafite nibura n'ibimenyetso. Abo bantu bose nkuko navuze, mu bantu bahoze mu nkotanyi ari abanyamuryango n'abasirikare, cyane cyane noneho abakomotse Bugande, uwo ntazi se nzi nyina n'impamo. Murumva ko Kagame abantu avuga ko beshwe na sida, abantu mu myaka 30 hafi n'indi ishize abo bari bashakanye ni bazima, ndetse bamwe barakomeje barororoka. Ariko ahubwo Kagame na Kabarebe barwaye sida kera. Nka Kabarebe ubu ni urambye, abandi bapfuye kera. Yarayirwaye rwose birazwi, ndetse akaba anafite n'uburenganzira bwo kwitera uwashatse wese mu bana b'u Rwanda, ntanakurikiranwe n'amategeko. Uwo ni uvuga ko abantu baroze bishwe n'uburozi, agatanga propaganda yuko bishwe na sida. Mu bicanyi ba Kagame habaye kwicisha uburozi, cyane cyane mu bitaro bya Kanombe. Ibitaro byari bitaro bigomba gukiza abantu, bihinduka ishiriro aho guhinduka ikiriro ry'ababiganaga. Bahatera witwaga Majoro Cyojo Mugisha inshinge za kopi y'urushinge bateye Kayitare mu ishyamba. Uburozi Kagame yarabufite kuva mu ishyamba, yari yarabuteguye. I Kanombe bahiciye abasivili b'abanyamuryango ba FPR n'abandi benshi batagira ingano, abo leta ya Kagame yabaga ishaka kwikiza. Usibye uburozi rero Kagame yakoresheje kurasa za mbushi, gutega za mayonizi, na za accident zateguwe, bwabaye ubundi buryo bwo kumaraho abasirikare n'abasivili ba FPR Kagame atashakaga, ndetse n'abandi bantu mu yandi mashyaka aho agereye muri leta. Ibi ndavuga gusa ibyo nzi, ndavuga nta kuba specific ku bintu nzi mbwira abanyarwanda, kuko abo ntavuze aha bapfuye ntamenye, ntimugira ngo mwebwe nabavanguye. Oya, ndavuga ibyo nzi, cyane cyane mumva ko bivuyemo n'abagande, ni FPR, ni RPA, ni ibintu nabayemo. Niyo mpamvu ngiye kenshi mba nashaka gutandukira mu byo mbwira abanyarwanda. Abo ntavuga rero cyane cyane bahoze muri za leta za kera, abahutu, abatwa, ntabwo ari uko nabirengagije.
mu kuvuga ibibazo by'u Rwanda, ni uko nshaka kuvuga ibyo nabayemo, munyumve neza. Turi mu ishyamba rero, n'igihe cyo gufata Kigali cyegereje, nk'abantu guteye basimbutse za randi mayini ebyiri, imwe hafi y'urugo rw'aho yari atuye nangwa yari akambitse muri Bungwe muri Byumba, indi za Kinihira, senior officer Sam bya Ruhanga yaratezwa aricwa, bamutumaho Kayumba, mutumaho witwa Mustafa, aramwica rwose ari hagati mu mirwano arimo guhuza ibikorwa, ari bafatiye santimetero mujya mwumva turirimba iteka ryose, yayifashe rwose ayifite, ariko arimo yongera umusanzu kugira ngo arwanye ingabo za Habyarimana maze kuyimuvana. Uwo yamuvanyemo azira Rwigema rwose, we yararaga Rwigema, akavuze yakwibuka yararamuzonze akarira ku manywa y'ihangwe nk'umwana. Uwitwa John Gashumba wari senior officer nawe yaguhereye Bungwe, yatezwe na Kabarebe, yishwa na mine, yari yanayirokotse aje Rubaya muri Sikibe, yicwa no kuva aravirana arapfa. Tugeze aho leta ifatwa, abasirikare benshi barishwe, bitwa Birasa, Kapiteni Major Birasa na Kapiteni Edi Rwigema, batezwa ambushi bararaswa n'amaeskoti ya Kagame yatumwe na Kabarebe na barimo na badiyemo ba Kayumba. Major Ndahiro, Dr. Ndahiro Kanyoni na Major Roya cyangwa se Atone Byarugaba bagongeshejwe igikamyo ahitwa Nyarusange hariya hirwa Magana, babihimba ko bakoze accident. Witwa Major Desire nangwa Desire Murangira Kabano yagongeshejwe ikamyo ajya ku kazi hirya y'ikigo cya Kanombe, hariya hirya y'ikibuga, hagati y'ikibuga n'ikigo. Lieutenant Grace Rukasi uyu yari yarafunzwe ubuzima bwe bwose muri rapiye mu ntambara, kuko yagezwe no kunagwa mu Kagera aragakira, ajugunywe mu mazi n'uwitwa Rwamanywa aho twari hitwaga Kagezi. Uyu mudamu cyangwa uyu mukobwa, icyo gihe ari umukobwa, yanapfuye ari umukobwa atarabyara, baramugerageje bamwitira ngo Nyirasenge wa Habyarimana, ngo ari mubyara wa Habyarimana. Uwo yabayeho nabi afunze igihe cyose, kugeza ubwo baje kumugongesha ikamyo ari mu modoka ya kombi yatwaraga hari hagati y'ikibuga n'ikigo cya Kanombe. Abasirikare n'abanyamuryango ba FPR benshi barishwe mu bihe bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihe cy'intambara na nyuma. Ibi byose byakozwe mu rwego rwo gutegura ingoma y'igitugu Kagame ashaka ko ategeka u Rwanda uko abishaka nta nkomyi. Ingoma Kagame yagaragaye ko yateguraga dynasty nangwa dynasty izayobora u Rwanda n'ubinyejana by'imbere. Mwese mwabonye ko abantu b'abanyamuryango abatarapfuye ngo bicirwe kurwara nk'inda. Hagati y'umwaka w'ibihumbi 2000 Kagame abaye, nkuko ntahoze mbivuga ko Kagame ari umwaka, abantu bitanze bamwe kuva bavuye mu mashuri barangije university batige bagira kandi kazi bakora, bakoze akazi k'ikintu kitwa FPR, biganjemo abana b'abakobwa ndabaroranya ndabarozi. Nabwiye ngo uwo ntazi se inzi nyina, barimwe abagabo barimwe abasore, abantu bari baritanze ubuzima bwabo bwose bakava mu ishuri aricyo cyonyine batangiye gukora, bagatangira kuba inkotanyi. Tukagera muri leta bakorera iriya ngoma, bose barihe mushaka amazina yose murayabura,
bamwe bagiye mu mahanga, bari za Kenya, bari mu Burayi, bari muri Amerika, bari mu miryango mpuzamahanga, kubera ko bahise bahunga ishyano Kagame agiye ku buyobozi, hahise haba nkaho hagiyeho ishyano, abantu barahunga bahungira kure, bashya ubwoba kuko yarimo kwica. Burya nta kindi abantu bahungaga no kwica kwa Kagame. Rero Kagame mukwire kumumenya cyane cyane bamushyize ku ngoma, cyane cyane abantu barimo batera iseseme, bari hariya babaye mu gisirikare ba general ngo retired, bateze ijosi, barigondetse ngo barya ubwo burozi, barigondetse ngo bapfe nabi, bicwe na za depression, dore ko zizana na za sukari n'ibintu byose, ugapfa nk'igifufu mange wa mugani wa Kagame. Hari sinde bagiye uko abyita bya magambo yakoresha, mwigize ibifufu mange, murimo murapfa Kagame. Ubuse bimaze iki? Waba yagize butwara iki? Waba arwanya ntambara iki? Cyangwa waba arwaniye iki? Gupfa urwo rupfu rw'agashinyaguro witwa ko rwanya, nicyo twarwaniraga in the first place. Amahoro yawe uramutse ubayeho ugasurviving intambara, kubaho ukabyara ukarera ukishimishwa, ugashimishwa n'icyo wakoze n'icyo warwaniye, vis-a-vis kubaho mureba Kagame. Dore nk'ubu ngubu urugero, umwana wa Kagame w'umuhungu wagiye mu gisirikare ejo bundi mu mwaka wa 2022 irangira, nibwo yabaye umusirikare, kwambara tena kitwa umusirikare, kandi nyine yatangira kubwo ofisiye kuko ni kosi yari yakoze mugira ofisiye. Yabibaye mu kwezi kwa 12 kwa 2022. Ubwo nuvuga ko yabaye umusirikare muri 2023, so to speak, hagati ya 2023 mu kwezi kwa 12 mu kwa mbere, nyine kwa 12 kujya mu kwa mbere, nibwo yabaye ofisiye. Kuva aho ngaho, kuva mu kwa mbere kugera uyu munsi duhagaze turi mu kwezi kwa 10 kwa 11 mu iminsi 2, ubwo mvuga ubu nangwe 3, ni imyaka 2 yonyine, ni 2 ni 3 4 23 24. Umugabo abaye majoro muri uwo mwaka umwe, hagati ya 23 na 21, ni mu mwaka umwe abaye majoro, avuye ku ipeti rya second lieutenant, abaye lieutenant, abaye captain, abaye major mu mwaka umwe. Ntaho byari byaba ku isi y'Imana mu mateka ya gisirikare, kuva mu gisirikare cy'Roma kugera ku gisirikare cya British Empire, kugera ku gisirikare cy'ibihugu byose bidevelop igisirikare. Ntaho ya mateka ageze aba n'ibitangaza. Ni nko gufata umwana uvutse akavuka yarangiza atari yacuka, atarangiza konka, akumva ngo ni perezida w'igihugu, ngo ni umuyobozi. So ni ibitangaza. Ibyo byose mwe mwarwanya intambara, mwe ntimugira abana, mwe ntimugira imiryango, mwe ntimugira ubwoko, mwe ntimugira icyo mwakoze. Mwamukora iki mu gihugu nk'ibyo muri? Uwo niwe jene. Ubwo nuvuga ngo nagenda kuri uyu mujyo, nagenda kuri red muri 26 isatari yangize imanda ye ariho, ni nabyo agamije, azaba yabe four star general, ategeka u Rwanda. Iyo ni dynasty nahoze mbabwira arimo kubaka Kagame. Umuhungu we wundi mukuru, imfura ye, arakontrola amafaranga y'u Rwanda yose n'ubucuruzi n'ibindi byose n'inganda, buri kimwe cyose kiri mu mutungo. Umukobwa arakontrola politike, ari ruhande rwasi. No kuvuga ngo iyo myaka we yazaba yabaye general, umukobwa azafite experience and beatable, ategeka buri muntu wese, arimo yandika, afite CV itagira ingana nayo. Niyo musirikazi afite CV itagira ingana nayo, kuko urode warategeka ba general bambaraka bareba barategekwa n'uyu mwana. Ibyo bintu ntabwo bikojeje isoni. Waba arabaye intwari iki utari ibyo bintu ngo birebe ko ukwiye kuba intwari kurusha? Kuki Kagame bakora gutyo? Ibyo byose ni ibikwiriye gutekerezwaho. Nimumbwire u Rwanda rw'ejo ruzaba rumeze rute? Ibibazo byakemurwa nande? Yafashwa n'iki kugira ngo mumenye ko u Rwanda ruri mu bibazo bikomeye?
abatutsi n'abandi bose bamurwaniye n'abara barwaniye Kagame kugeza ubwo afashe igihugu, nibo bahababariye cyane kubera propaganda y'uko Kagame ngo yitwa ko ari bo bahagarariye, ngo nibo bakingira abahutu ngo batazagaruka bakabatsemba. Iyo ni turufu tudakwiriye nk'uko nahoze mbabwira, tudakwiriye n'urunyobwa tudakwiriye gutamira. Abemera iyo ideology ntibashobora gushobora kwikura mu kibazo kiri mu Rwanda uyu munsi. Ni mu thinking, mutekereze out of the box, mubaze mwivane muri icyo kintu, kuko icyo kintu cyarabaye turakizi twese, ariko tugomba kubaho ngo dictator wacu ni dictator wacu mwiza, aratwica ariko ni uwacu, hari uwawe kwica, byo ntaho bihuriye. Kandi Kagame si nawe muti w'icyo kibazo, kuko turabizi cyane ko mu Rwanda ikibazo cy'umwe n'ubwiyunge ko gikomeye cyane, kandi ko Kagame ariwe wakibangamiye kubera ayo mabi ye. Igihugu kiyoborwa n'umuntu muzima nako ukoresha ukuri. Kugeza uyu munsi ubu abanyarwanda bakabaye bafite intambwe bateye, ariko kubera ko ari Kagame n'inyungu ze zitabereye abanyarwanda, ntaho byerekera, kandi abeshya ko ubumwe n'ubwiyunge bwabaye 100%. Ntaho twari twagera. Biratangaje cyane kubona abantu benshi nzi hariya birirwa basingiza Kagame, kandi Kagame yarabambuye abavandimwe babo. Bamwe ni ba general ubu, abandi ba senior officers biciwe bene nyina, kandi bazizwa ubusa. Ariko abo bantu ukabona nka bene abo aribo bafata iya mbere gusingiza Kagame. Ndabazi, baranzi, bariyizi abapfushije, ariko baraceceka. Ibyo byawe bivuga iki? Waba uri umwene igihugu ki? Waba ufite uruhare ki mu gihugu cyawe? Cyane cyane iyo uri muri ibyo bisirikare n'ibindi, wambaye amapeti uraho. Ntabwo ari byo. Kagame n'umuryango we ubu barakontorora u Rwanda akoresha igisirikare. Urabona ko umuhungu agiye kuzakurira igisirikare, agategeka abari aho kujya bajya kurwanira Kagame nk'uko Sabi yabikoraga. Igisirikare barikiyobana n'abahoze ari beskote bose ba Kagame n'abandi bantu bake kabarebaye ashobora kurobesha. Nkoresha ijambo kurobesha kuko bisa naho inzu n'urugo igihugu ari cya Kagame, ariko uwo ugize Imana bakamuha akantu akora baba bamurobesheje. Muzi iyo terime yo kurebesha abama mu migi ya Kigali aho iva. Abandi bakaba abamuka Kagame nyina w'abana, abo abazanamo favorites be, cyane cyane abaturutse mu boho bari barakuriye mu buhongero na muka Kagame. Famille ya Kagame irakontorora amasoko, irakontorora amafaranga, irakontorora beneri, irakontorora igisirikare, irakontorora media yivuye inyuma. Media yose ishobora kugira ubuzima mu Rwanda kereka isingiza Kagame gusa. Urumva rero izo nizo ntwaro aba dictators bose bakoresha. Iyo kontrola igisirikare, ukaba kontrola imari, ukaba kontrola media, ngo abantu batagira icyo bumva nangwa icyo bavuga, ubwo n'imbaraga za dictator ni total dictatorship nangwa se authoritarian regime. Banyarwanda kazi, Banyarwanda, uko kubaho bucece mugapfa muhagaze ntibikwiriye, kuko ntacyo bimaze. Abanyarwanda muzumva ryari? Nimwitekerezeho, mwibuke ko akaba mugani w'ikinyarwanda akimuhana kaza
imvura ihise mugomba kwirwanaho. Mwese nimugire amahoro y'Imana kandi murabeho.